Yes, iyi ni ESPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo, abari mu mujyi wa Kigali n'izindi ntara zigize iki gihugu cy'u Rwagasabo, namwe muri hakurya y'amazi mu bihugu byo hanze turabasuhuje, turizera ko mukomeje kumererwa neza cyane. Yes, iyi ni ESPN TV2 rero igarutse muri cya kiganiro mumaze kumenyera muri benshi cya Menya nibi. Uyu munsi rero nakubwira ngo ntuze gucikwa kuko ngiye kukubwira ibyamamare ndetse bakanyujijeho bigakomera kuko bakoze umuziki mu gihe kigera ku myaka 30 yose. Wakibaza ngo batwaye iki, batsindiye ibiki, abo ni bande? Nta bandi ngiye kukubwiraho uyu munsi, ngiye kukubwira ku bahungu bitwa Backstreet Boys. Ntuze gucikwa rero, ngiye tugiye kubana muri iyi minota. Ni Jose Blaze nk'ibisanzwe and don't miss. Bitwa Backstreet Boys ni itsinda ry'abahungu ry'abanyamerika ibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igizwe n'abahungu nka AJ Ron, Howie Doroth, Nicky Carter ndetse na Kevin Scott Richardson. Ntabwo wakibagirwa Brian Little. Nicky Carter yavutse kwa 28 Mutarama aho hari mu 1980, naho Brian Little yavutse kwa 20 Gashyantare mu 1975. Hanyuma Howie avuka muri Kanama hari tariki 22 mu mwaka wa 1973. Uwitwa Richardson Kevin Scott yavutse kwa 3 Ukwakira aho hari mu 1971. Naho AJ Ron yavutse muri Mutarama aho ni mu kwezi kwa mbere itariki 9 mu 1978. Aba basore kandi bamenyekanye cyane mu myaka za 90 na album yabo ya mbere mpuzamahanga Backstreet Boys basohoye mu 1996. Bamuritse album yabo ya kabiri kandi mpuzamahanga Backstreet is Back yo mu 1997, Millennium yo mu 1999, ndetse baza no gusohora indi bise Black and Blue yo mu 2000. Nyuma y'ayo album abiri basohoye bikurikirana mu myaka y'1999 ndetse na Black and Blue yo mu 2000. Ibi byabakoreye hit idasanzwe. Nyuma y'imyaka 2 bari barahagaritse gukorana umuziki nka groupe. Ibi byese bituma bongera gusubirana nka groupe, bongera gukorana kandi ndetse bahita banasohora indi album bise Never Gone. Iyi bayisohoye mu 2005. Nyuma y'isozwa rya Never Gone yarangiye mu 2006, Kevin Scott Richardson yese atangaza ko avuye mu itsinda kugira ngo abanze akurikirane ibindi bibazo ku nyungu ze bwite ndetse n'iby'umuryango we rusange muri rusange. Ibi ntabwo byigeze bica intege iri tsinda rya Backstreet Boys, ahubwo bahise basohora izindi album ebyiri nka Unbreakable bayisohoye mu 2007, ndetse kandi si iyo yonyine kuko mu 2009 bongeye gukora mu nganzo basohora indi bise This Is Us. Mu mwaka wa 2012 iryo tsinda rimaze kubona ko izo album zabo ebyiri This Is Us yo mu 2009 ndetse na Unbreakable byakoze hit zidasanzwe, ndetse kandi bongeye kwishimira ko Richardson yongeye kubiyungaho, bityo mu buryo buziguye mu 2012 bahise batangaza ko Richardson yongeye kugaruka mu itsinda mu buryo buhoraho. Umwaka ukurikira iryo garuka rya Richardson bahise bizihiza isabukuru y'imyaka 20 basohoye album yabo ya mbere In a World Like This yo mu 2013. Abo ni Backstreet Boys. Backstreet Boys bamaranye imyaka isaga 30 ndetse kandi bagurishije inyandiko cyangwa se records zirenga miliyoni 130 ku isi yose.
Ibi kandi byabashije kubagira itsinda ry'abahungu bagurishije cyane mu mateka ndetse n'abahanzi ba muzika bagurishijwe cyane ku isi, one of the best world best selling music artist. Kubona izina rya Backstreet Boys ku isoko rya Orlando Flyer ryitwaga isoko rya Backstreet Boys byari ibintu byari bihambaye cyane ndetse kandi by'agaciro gakomeye kuri aba bahungu. I Want It That Way was named ya gatatu ku ndirimbo zari zikomeye za VH1 zo muri 90, nayo yabaye andi mateka kuri aba basore. Aba bahungu ba Backstreet Boys bose uko ari bari batanu bari barubatse bafite ingo zabo kuko bari bafite n'abana. Kevin, Scott na Christine wari umufasha we bari bafitanye abana b'abahungu babiri bitwa Mason ndetse na Maxwell, naho Brian na Rehan bari bafitanye Bailey. Howie na Leigh bari bafitanye abana babiri nabo, Dorothy na Holden. Hakaza na AG hamwe na Rochelle wari umufasha we, nabo bari bafitanye abakobwa babiri. Gusa nyuma yaho gato byaje kumenyekana ko Nick wari umunyamuryango wa Backstreet Boys ni nawe wari umunyamuryango wa nyuma yaje kuba nawe papa nyuma yo gutangaza ko umugore we Lauren bari barashakanye yari atwite muri icyo gihe. Umwana wari uwa mbere wabo w'umuhungu witwaga Odin. Hanyuma kandi nyuma yaho, nyuma yo kubyara Odin, baje kongera n'abandi babiri b'abakobwa nyuma yo kubibaruka nabo. Ikindi wamenya kandi kuri Backstreet Boys ni itsinda rya mbere kuva Said yabaho rimaze kubona albumu zabo 7 za mbere muri top 10 Billboard chart. Ibi bivugwa ko albumu zabo za mbere 7 baciye agahigo yuko zaje muri Billboard chart. Bivugwa ko kandi abagore ba AG ndetse na Nick, Rochelle ndetse na Lauren Kit bafashaga abagabo babo bari barabaswe n'ibiyobyabwenge ndetse na depression cyangwa se kwiheba. Ngo aba bombi AG McLaren ndetse na Nick Carter bari barize gusa ngo ntibigeze bajya muri promotion n'abandi kubw'impamvu zabo zitandukanye. Gusa nyuma yaho AG nibwo yashoboye gukomeza kurangiza amashuri ye yisumbuye ndetse ngo azana kurangizanya n'abandi banyeshuri bari kumwe muri icyo gihe. Nick Carter ni ngo munyamuryango wenyine utarigeze yiga amashuri yisumbuye ngo ayarangize. Kuri ubu abahungu ba Backstreet Boys bakomeje urugendo rwabo, basohoye indirimbo yabo nshya Just Want You To Know. Igihe cyaje kugera rero nk'abastari bose, iri tsinda ryakira star cyangwa se inyenyeri kuri Hollywood Walk of Fame, aho bayakiriye muri Mata kuri 22, aho hari mu 2013. Albumu yabo ya 10 ADN yageze ku mwanya wa mbere mu 2019. Iyi albumu yabo yabaye ya gatatu ya nimero ya mbere kuva Millennium ndetse na Black and Blue byasohoka. Kugeza ku wa 23 Kamena mu 2006, Kevin Scott Richardson nibwo yatangaje ko yongeye kuva muri Backstreet Boys nyuma y'imyaka 13 bari bamaze igihe kirekire bakorana. Kugeza muri Kamena kuri 23 mu 2006, Richard Scott amaze gutangaza ko Backstreet Boys ayivuyemo noneho byeruye nyuma y'imyaka 13 bari kumwe. Ngo abagore ba Brian ndetse na Kevin, Christine Richardson ndetse na Rain Henry ntibigeze bagaragara kuva mu myaka ya za 90 rwagati, ahubwo bagaragaye muri I Will Never Break Your Heart nk'inyungu z'urukundo rw'abagabo babo, cyangwa se ushatse wabyita ko abagabo babo bari batuye iyi ndirimbo aba bagore babo cyangwa se izi nkoramutima zabo. Umugore wa AG, Rochelle Cardis, nitabiriye igitaramo cyabo muri Millennium, aho cyari cyabereye
i Las Vegas ku wa 17 Ukwakira muri 1999. Icyakora ngo yaje kumusanga mu Kwakira 2001 muri Carnival aho yari ari mu bintu by'ababyinnyi muri choreographer. Umugore wa Howie ndetse na Ray Dorothy ngo umugore wa Howie Ray Dorothy yahawe akazi ko kuba webmaster mu itsinda ryabo Ukuboza tariki 6 mu 2000. Ngo ibi kandi ngo byarushijeho ngo kubegeranya. Urumva nk'abastari ntabwo bajya babonera umwanya imiryango yabo bamwe na bamwe, ariko kuba yarahawe akazi ko kuba webmaster byarushijeho gukomeza kumwegeranya n'umugore we Brian Kevin ndetse na Howie. Bose ngo bari inkora mutima, bari bafite rero ngo abakunzi cyangwa se abafana babo mu mashuri yisumbuye, dore ko aba bose barangije mu mashuri yisumbuye ngo baririmba mu itorero ryayo. Aba babyara cyangwa se nushake ubite abakoze Brian Little ndetse na Kevin Scott Richardson ngo bombi ngo bari abafana ba Kentucky. Kimwe na bagenzi babo, Brian Little yakundaga baseball ndetse ngo na basketball n'umupira w'amaguru, ngo ariko Kevin Richardson ngo we yakundaga umupira w'amaguru, mu gihe bagenzi babo AJ ndetse na Nick bakundaga byimazeyo ibyo kubyina dance moderne by'ubu. Kugeza ubu aba bose bakora ingendo zabo ku isi bazengurukana album yabo bise Ntavunika. Iri tsinda yarangije gushyira ahagaragara album yabo ya mbere y'ibiruhuko bise A Very Backstreet Christmas. Nyuma y'imyaka hafi 30 ibi biruhuko byabo biteganyijwe bidasanzwe. Ikiruhuko cyiza cyane cyagombaga guhita gitambuka kuwa 14 Ukuboza mu 2022, gusa ngo cyahise gihagarikwa kuri ABC, Hulu ndetse na Disney Plus. Ntabwo rero byamenyekana cyangwa se ntabwo biramenyekana impamvu cyangwa se igihe bizongera gusubukurirwa kubera igihe bimaze, kubera ko bari gushyira iyi album cyangwa se iki gitaramo ituwa bari barise very Backstreet Christmas, none bakaba byarahagaritswe. Kugeza uyu munsi rero ntabwo bizwi igihe bizasubukurirwa. Nkomeze nkubwira rero, wowe utarakora subscribe wicikanwa, ndetse ukomeze gukora like unasharing bagenzi bawe, ukomeze ukurikirane ibyo nkugezaho umunsi ku munsi. Nakubwiraga Backstreet Boys, amateka yabo, imbo n'imvano. Wakoze kubana nanjye rero, njye wumvaga yari Oze Bless. Hasta la vista.